urakaza neza kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Iyi ni YouTube channel usangaho ibiganiro bigiye bicukumbuye ndetse byunze ubwenge. Tuba twakusanyije amakuru agiye atandukanye waba utaruzi. Iki ni ikiganiro Menya Nibi. Nje nitwa Mr. Kira, imfura y'u Rwanda, inshuti y'aba diaspora, inshuti ya bose mwubaka ubutaka. Iki ni ikiganiro tubagezaho buri munsi cyitwa Menya Nibi. Tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, tuba twakusanyije, twacukumburanye ubwenge bwinshi cyane, ugasobanukirwa ndetse ukabasha kumenya ibyo utaruzi. Ibi byose ni hano wabisanga. Ndagushishikariza kurangiza kino kiganiro mu gihe ufite umwanya, kuko ni ikiganiro kiri burangire ukuyemo byinshi utaruzi kandi byiza. Reka dutangire. Welcome. Yes, twongeye kubaha ikaze hano kuri Mr. Today TV. Uyu ni wa mwanya tugenda tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko uyu munsi wa none tubagejejeho ikiganiro cyitwa Menya Nibi. Ikiganiro Menya Nibi ni ikiganiro kiba gikubiyemo ibintu byinshi bitangaje utari usanzwe uzi cyangwa wari usanzwe ubizi ariko utabifiteho amakuru ahagije. Kuri uyu munsi wa none tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane kandi cyugarije isi. Mbere na mbere ndagira ngo ubwire ngo niba utarakora subscribe kuri uyu muyoboro warahombye. Aka niko kanya, reba aho hasi mu ruhande rw'ibumoso ya telefoni yawe ahantu handitse buto ya subscribe, kandi hanyuma ubundi utazarucikwa n'ibiganiro byiza tugenda tubagezaho. Hanyuma reka nkubwire ngo wowe utameze neza umuri Imana irabigenza neza, ndetse nawe umeze neza uze kwibuka n'abatameze neza uze kubafasha. Twitangirire uyu munsi wa none. Tuzi ko ubuzima bw'indaya bugarije isi, ndetse ngo umukobwa wese wambaye mini nawe ngo yitwa indaya. Umukobwa wateretse inzara ngo ni indaya. Umukobwa ufite umusatsi yitwa indaya, babandi bita indangamirwa. Ubundi abazi ubwenge bavuga ko bano bakobwa ari bo bishe inyuma yo gusenyuka kw'ingo z'iki gihe. Twagiye tubona ibihugu bigiye bitandukanye birimo abakobwa babyemeza ko ari indaya, ugasanga bateze ku karubanda, ugasanga unyuzeho araguhagaritse arakubwiye ngo tugende nangahe n'ibihumbi binebi, mugahita mugenda. Ariko se nanone tutarinjira muri icyo kintu, ubundi umukobwa ajya guhitamo kuba indaya, kwitwa indangamirwa, byagenze gute? Ubundi abazi iby'ibi bintu bavuga yuko ngo umukobwa yinjira mu mwuga w'uburaya bitewe n'uko ubuzima yanyuzemo yakuriyemo bugiye butandukanye, ukaba ari cyo kintu gikomeye kimwoshya muri uyu mwuga. Twagiye tubona nka za Kongo, za Uganda, za Central Africa, aho ngaho za Nigeria n'ibindi bihugu byo muri Aziya, abakina ari amafilimi y'urukozasoni ngo buriya bahembwa gatubutse, ndetse ngo n'amafaranga baba bakorera ijoro rimwe nta nubwo wayarya imyaka 10 ngo uyamare. Si ibyo gusa, turaza kwigarukira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hano ndani, cyane cyane uyu munsi niho tugiye guhera tuvuga kuri aba bakobwa. Ubundi tugiye tubona abakobwa benshi cyane babugarije bateze mu gihugu cy'u Rwanda. Murahaza ahitwa mu Migina, za Kanombe, aho ngaho murahazi mu Gisimenti hariya za Remera, baba bateze buri mugoroba. Ubundi bano bakobwa ni bantu ki? Ubundi bino bintu babikuramo amafaranga. Nta kindi kintu utegereje kumva ni ukwibaza amafaranga bakorera ingano yayo. Ese ubundi kuki badafata imirimo y'amaboko ngo bakore, bashaka utuzi, bagahitamo kwiyambika ubusa, bagahitamo kwiyandarika kugira ngo bakunde babeho? Twaganiriye na bamwe twagiye dusanga ahitwa mu Migina, tuganira n'abandi twagiye dusanga ahitwa mu Gisimenti. Hari utubari twiza cyane, ariko hakaba hazwi nk'ahantu haba indaya, ngo by'umwihariko zihenda, izo bita indangamirwa. Mu by'ukuri twaganiriye n'abantu benshi babazi, tuganira nabo imbona nkubone, batubwije ukuri. Umwe yarabiteruye aravuga ati wowe utampaye 50 byibuza mu ijoro ntabwo twararana ngo bivemo. Abandi bakavuga ati bitewe n'igihe ukora, bitewe n'uko ukora, byaba iminota ingahe
buri episode imwe murabizi abajya babijyamo sinajya kurondogora aka episode ngo biba ari ibihumbi 10 ku buryo ngo bujya gucya ngabonanye n'abagabo barenga 10 ariko amafaranga bakoreye nakaga ngabakoreye amafaranga ya kandare nabibaze ngo buri episode ni ibihumbi 10 hari umugabo waza akavuga ati njyewe ndakora ama episode 15 undakaza agakora 2 undakaza akavuga ati nje ndakurara nijoro ryose nk'uyayo 50 hamwe ibyo bihumbi 100 ndetse utitaye no kuyo bakura muri iryo joro batagize abo basambana nabo ni menshi. Kugeza n'iyi saha ngira ngo nturabasha gusobanukirwa icyo dushaka kuvuga. Icyo dushaka kuvuga ni iki ngiki, bano bantu mubona biyandarika gutya bishora muri iyi myuga ntabwo ari ukuvuga ko baba batakora kandi kazi, ahubwo ngo bino bintu bakora abagabo babaha amafaranga menshi cyane ku buryo udashobora kuyarya ngo uyamare. Ugasanga umugabo yahembwa ibihumbi nka 500, agasanga agiye mu kabari akubitanye n'iyo ndangamirwa ahise amukubita nk'ibihumbi 100 ati twagiye agaterera mu modoka. Ubwo nguwo babonanye rimwe abamugize nk'umugabo kandi uzi umwishyura. Nicyo kintu ngo bakurikiramo ngo amafaranga baba bafite ntago ngo ni posi yayasimbuka. Niyo mpamvu ngo kuba bagira kandi kazi bakora byagorana. Akenshi na kenshi ujya wibaza ngo ubundi bano bantu kuki batakura amaboko mu mufuka ngo bakore bakaza gutega hano mu migina? Biba byagenze gute? Biba bimeze bite? Abenshi nanone bakibaza niba bino bintu nta burwayi babikuramo, ndetse za ndwara dusanzwe tuzi nka virusi itera agakoko ka sida, tuzi imitezi, zamburuguza, trikomonasi, ubundi bano bakobwa baba ari bazima, baba bahagaze bate? Reka nze nkubwire. Aba bakobwa bakubwira yuko ngo bo baba bafite icyitwa ubwirinzi, baba bafite ngo bya binini bibarinda gusama, ikindi baba bafite udukondomu, muratuzi ubwirinzi bw'ibanze, ngo kabone niyo wamuha ibihumbi 500 cyangwa miliyoni ngo ube wakorera aho ngaho ntabwo byashoboka. Tujye ku kintu cya nyuma abantu bakunda kwibaza, bibaza bano bakobwa b'indangamirwa niba ubwabo baba bafite abagabo cyangwa bazashaka abagabo, ese baba bazabyara, bimeze bite? Ariko kuva ndi hano Chris nyawe nta kindi kintu amaze ni ukuhababera. Twagerageje kuganira nabo bakubwira yuko kuba yashaka umugabo urugo rugahama rugakomera, icyo kintu cyo reka da, aragihakana neza ngo ntibyashoboka. Undi akakubwira ati njye ndamufite kandi tubanye neza, ajya mu kazi nanjye nkajya mu kazi, tugahura mu gitondo twese tuvuye mu kazi cyangwa nijoro twese tugapagasa, ati kandi akabazi n'ibyo nkora. Ese wowe wabigenza ute uramutse ushakanye n'umugore ukora umwuga w'uburaya? Ese neza wabyemera? Ese wabigenza ute? Basore, bakobwa, iyi si iratwandagaje. Nyamuneka basore mujye mwitonda nimujya kubaka ingo, mubanze mwitegereze, dore ko bavuga ko ngo nta mugore utaguca inyuma, ariko uburyo baduca inyuma biba bitandukanye. Ntabwo ari nk'aba bantu neza biyambika ubusa. Hari abo usanga bambaye ubuntu bugaragaza imyanya yabo y'ibanga, hari abo usanga bambaye ubuntu bugera mu ntege bukurura abagabo, hari abo usanga amabere bayanitse. Aba bakobwa gusa icyo utambuzi ngo bano bakobwa bakorera ikintu cyitwa amafaranga papa. Aba bakobwa amafaranga y'abagabo niho yashiriye. Njye wari urimo urumva ni Chris nyawe, aho uri ni kuri Mr Today TV. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka, amakuru ya siporo, amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya entertainment, showbiz mu Rwanda ni hano wabisanga. Ndabashimiye cyane, mukomeze gukora subscribe na comment, like, musharinga. Ndabakunda. Ciao.